hanyuma rero ubutisimu bwo mu cyaro aba ari ubukwe, wagira ngo barongoye cyangwa barongowe. Hari uwavuze ati impamvu tubukora nk'ubukwe, hari igihe abakobwa bacu aribwo batahira gusa, batahira kubatizwa. Twarabavumbuye tutazajya dutahira ibyo ngibyo gusa. Kuko byansekeje rwose. Abutisimu hari ikintu bita igishera, ikigage, ariko ikigage bagihishe kubera ko ari abarokore. Abarokore bafite ibyiza cyane muri Mukwize Entertainment Group, haba ari kuri YouTube channel, haba ari kuri Instagram, IG, Twitter, ni Mukwize Entertainment Group, haba ari kuri TikTok hose ni MK Group, sane ngo Mukwize Entertainment Group. Hura n'abantu nk'ijijisha ambera nkaho ndi kuri video call. Abameni mboye n'abamama kabite ntigira karume ongera kuvuga. Ntabwo nabeshyaga. Ndabarenze ntabwo biba byoroshye. Twaraburanye. Ndabona umeze neza cyane shaho. Nijijishaga nanone. Nijijishaga bakagira ngo ni video call. Mbonye undi aho muri Amerika se mugiye kwiro Kenzi. Ntabwo ndi kugaragara neza kuko burije. Ndabona murenze abantu i Kigali tazi ngo Masaka, Masaka ngayo Masaka abana b'i Kigali ababa babizi. Yewe meze neza. Hanyuma rero abantu bo kuri Instagram n'abakobwa bo kuri TikTok tanya bavuga ngo hello guys. Ndagira ngo murabyibuka ko ugeze kubikoraho n'ibino minsi mugende mugasange kuri TikTok yanjye MK Group. Ubwo ni Mukwize Entertainment Group ariko byo byandika nyine muri abbreviation. Biro komera mukobe. Mfite ikinyabupfura asaza kumusuhuza. Cyangwa mbereke ko umunsi wagenze yo gucaho kabari rero umva urusaku. Tutubari karitsiye ukuntu tuba dutwika.
banumiwe urabona ko burije hehe